niyo ibireba nagwa na telefone yanjye mperuka kuvugana na Tadeyo ijoro ava ku buyobozi bwa Rayon Sport nabwo namuhamagaye mubaza iki president ko ndimo mbona speculation zivuga ko wavuyeho hashyizweho Murenza Budara nibyo kugira ngo menye wondi potinga dukeneye gutangaza kuri social media z'ikipe ko habaye impinduka mu buyobozi ninde mu mabwiriza se hamagara Tade arambwira ati yego nibyo kandi abo bantu uzabayoboke ni rwose muzakorane neza nkuko twakora stay professional niyo magambo mperuka kuvugana na Tadeyo niturongera kuvugana kuko no mu busanzwe ntabwo twari tusanzwe uri inshuti cyane twakoranaga professionally njyakazi yewe umuntu ambwiye ngo ndi mu ngamba z'ubwirinzi ngo natwawe ngo n'ingoma zabanje ubu ni Jean Baptiste Turese gute president kandi ari umuyobozi nawe ari mu bayobozi byongera ku bindi wowe ngo uri gutanga ibitekerezo ngo hurugaruramo Jean Fidèle ndavuga burya nubwo kuba kuri tuba twicaye hano turi gutanga ibitekerezo by'uburyo ndumva uzira n'ibyacu twese ngo byize byihorere twegere kuri kese zindi numva ncitse umugongo ariko ndavuga rero reka nkubwire president rwose ntago ari ibyahatari ni ukuri kw'Imana njyewe abayobozi bari ntabyo dukorana bidasanzwe hari match y'igikombe cy'intwari yari yabaye huje Rayon Sport na Police Jean Fidèle yizamo murabyibuka inyamirambo none muri after njya kumusuza bro yabaye president wanje muri Rayon ariko usibye nibyo ni nk'umubyeyi nyine n'umuntu twabarenze bane bamusuhuje njye kumusuza duhagarara ahantu inyuma handi abanyamupira bose baba bari muri half time tutera story duhoberana duseka twibukiranya ibintu nk'ibyo umuntu adufata video simuzi rwose umwe mu bayobozi ba Rayon Sport muri izi komisiyo zazindi itimara temera arayinyoherereza yandika ngo ingamba z'ubwirinzi kuba nagiye gusuza Jean Fidèle tugaseka tugatera story ni ingamba z'ubwirinzi rero ibyo bintu byose nari maze iminsi nkabibona ariko Murenza ataramfesinga ngo mboneho ikibazo kiri ejo bundi rero boss nya boss ubwo ibyo bintu bya Jean Baptiste byarangiye Murenzi tutavuganye inama Jean Baptiste yankize ku ruhande ambwira ibyo ngibyo birangiye amasaha nsanga president Murenzi yaragiye ndagenda nibera aho ngaho nkaba mfite abakozi bagenzi banjye nganyira ibibazo byanjye nkagashana n'undi ibibazo bimeze gutya na gutya n'iki ibintu nk'ibyo abakozi bagenzi banjye nganyira barambwira ati rero kugira ngo umenye uburyo ibintu bikomeye ibintu ingoma zigiye kuguhindukiraho nabaga wayatoka ibyo bishoboka bite nicaye aha ngaha muri studio kuwa gatatu w'icyumweru gishize njya kubona mbona email integeka ubwo ariko izindi nshingano zo mu kazi zo nakomeza kuzikora uko bikwiriye kuripotinga mu nama zo kuwa mbere bashyizeho kubakorera amaplane n'amareport uko ibintu byose nagomba gukora nakomeza kubikora ngiye kubona mbona email irambwira ngo utegetswe kwitabira akazi guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 11 za nimugoroba uri muri office ya Rayon Sport nkimara kubona iyo email nahise mvuga ni bya bintu noneho byabaye kuko babizi ko ntareka radio impemba neza kurushaho impembera igihe ngo nje mu kazi ka Rayon birumvikana ko icyo bashaka nukunyiyenzaho kugira ngo tutandukane ngira umuyobozi nabwo umuyobozi ndashaka ko tubonana tukabiganira icyambere je namubwiye twabonanye namubwiye nti president kubera iki mwanyandikiye mu buryo officiel mutaranantumije no mu biro ngo munyereka aho mumfiteho ikibazo nagerageje ibishoboka ngo tuganire turaburana n'umunsi wari wabanje nabwo nari nabigerageje mu minsi ya ibiro bya Jeruti nabwo biranga kuki bimeze nko biri aggressive nakoze iki president arambwira no humura biri professionnel nta kibazo rwose ni don't take it personal it's professional ndavuga okay sawa turaganira nza kumwofaringa ibintu byinshi kumuha offer nyinshi z'ibyo namufasha n'uburyo nabikora mbihuza na radio sinibyo mu detail byo twaganiriye byose arabyanga navuga none ibintu biroroshye mu kwezi ko ku closing ibyo nakoraga hirya no hino nzafata umwanzuro waho mpitamo mu mpera z'uku kwezi ati oya ntago bishoboka ngo iminsi 2
kuwa mbere ugomba kuba wafashe umwanzuro waho ukora kuko yari abizi ko ugomba guhitamo kuguma kuri radiyo nyine navuga ngo bakankira bakaba bankize kuko hajemo no kugusaba kujya uripotinga mu nama zo ku kazi z'amasaha y'akazi murabinyemerera mwe bahana nta kibazo si n'icyo gihe cyonyine niyo byabaga ngombwa ko hari urgence ibonetse urgence y'akazi kareyo hano twarakorohereza rwose hari n'ikiganiro nakoranye na Kanyizo kugira ngo amakuru ndabyibuka bajya gusinya na Gerard Ben yaravuze ngo ngiye mu nama na president reka da ibyo ngibyo nagaru kuguhisha ibyo ngibyo ngo natwe abakozi ba equipe natwe bari barabiduhisha nge nari mbizi ko saa sita bari businye muri Milikorin ndakubwiye ngo ibi logistics zikenerwa kugira ngo habeho contract signing zateguwe nko mwisange cyangwa ebyiri abakozi nabyo bari bazi batunguwe no kubona bibaye anyways reka tureke ibyo ngibyo arabyanga byose arambwiye ati ngo ha iminsi 2 kwa mbere gomba kubafasha umwanzuro kwa mbere hageze nari nyifite ambarado shwandi kwibaza mbigenze nese ndamusezera mwishyuze amafaranga mfitiye none se ndabireka nyirukane bisanzwe by'umukozi numva biranyobeye kwa kabiri ntiyarejo bahise bamaha email ya kabiri ngo biragaragara ko ngo akazi ngo kakunaniye kwa mbere ngabo oya nejo ya kabiri ni yejo ngo biragaragara ko akazi rwose utagashaka sinzi ibintu nk'ibyo ngo wananiwe kubahiriza ngo kandi twaranakwibukije ibyo usabwa gukora n'amasezerano rarara ibintu nk'ibyo rwose none ubwo tukwandikiye tugusaba ibisobanuro aka kabiri ibyo bisobanuro nibitatunyura turafata disciplinary sanction turagufatira ibihano icyo nicyo cyatumye rero mbabwira ngo ni umwanzuro w'ubuyobozi yes nasezeye ntabwo kameme nta muntu w'umugabo wifuza kwirukanwa ahorwa ubusa nasezeye kuri Rayon Sport twabanye neza ariko nuko nananiwe guhuza n'ubuyobozi buhari kandi si bose ndabisubiramo Murenza Abdallah umuntu mubi Olivier Gakwaya umuntu mubi ariko bafite entourage bagora bafite entourage bagonga gusa ndabifuriza success kandi yo aba bantu wabaha amafaranga ako barayabona kuba ba managing ibintu neza kuko bari professionnel apfa iyo ni decision ibyo tuzagenda tubigarukaho uzimambo nibyo rwose ibivuzwe hano ni byari ngombwa bigendeye kuri hari n'ibindi n'abantu bamenye n'ukuri nge abantu babimenye ko nari maze iminsi mbabaye nari maze iminsi umutima wanjye umeze nk'uhagaze mwihwa kubera gukorera muri environnement itamfavoriza gukora nishimye niki nari maze iminsi ifite amagambo y'urucantege ndeka ne gukoresha ibintu kandi byari gihe bibuza umuntu amahoro mu kazi no mu umuntu akazi ka Rayon Sport kageraga nkumva umutima urahagaze kandi nta kibazo nigeze ngirana nayo Rayon Sport nk'umuryango ndabashimira by'umwihariko ndabashimira byimazeyo rwose I'm too open to working with you muri different aspects Rayon Sport nk'abantu buriya Rayon Sport umuntu umwe cyangwa babiri Rayon Sport nk'abantu muri abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye tuzakomeza no kubana yewe Rayon Sport nayo ubwayo nk'ikipe nayo ndayifuriza success turifuza kubona ikipe yuzuza stade amamiliyari numvise agiye kuza muyabyaza umusaruro neza mwubakemo ibikorwa remezo mutwara ibikombe imbere mu gihugu no hanze yabyo tuzabyishimira twe nk'abakunzi b'umupira w'amaguru. Urakoze Ngaboro Ben kutuha iyo nkuru yari inkuru ndende ariko niyo mpamvu navuze nti birashoboka ko ibyo tubwiye nibyo byari ngombwa wenda hari n'ibindi bitari ngombwa ko tuvuga niyo mpamvu n'amazina amenshi twagiye tuyihora gusange nari niteguye gukora ikibazo cy'igihe ariko jewe icyo nakubwira ni yabatunguye ntabwo ngiye byarabatunguye rwose karame hitima icyo navuga kimwe giye Frame Murenzi ndamuzi muri Ferwasi Frame buriya niyategura Kayishema yaragiye reka da rwose cyari ikibazo cy'igihe buriya n'ibintu byawe haje n'ibintu byinshi cyane mwabonye UCI abantu bahaye company yo kwamamaza bikagira Kayishema kandi ariwe Mr Vero none zeri Kayishema yakreye abantu bose bagiye mu mahugurwa hari na Kayishema tagiyemo yo hanze kubera something igomba kujya handi urumva yego Kayishema yishingira ibintu bya Kigali 25
UCI habura imyaka myinshi nk'ine iyo izo social media Kayishema yazikoze 2020 bakazifata nk'aho arizo ziri official Kayishema arabati ngereho ya izi ni zanjye personal ari buri media officer wahari ajya gutanga report ku buryo hajemo n'inzego zo hejuru tanga report aravuga ati kuje cya murenzi ya ABCD icyo rero nari nkiteguye rwose efura ngiye cyo navugaga nuko mu myaka 6 Ngabo ya Savinze Rayon Sport hari ibintu byinshi cyane yayifashije uretse kuba wenda mu byo yashyize muri iriya baruwa isezera byuko yazamuye imbuga nkoranyambaga zikagera mu 440 ariko ikintu bita rimwe na rimwe guproteje image ya Rayon Sport. Bura Rayon Sport igira amakuru menshi cyane kandi yiganjemo ari negatifu. Ngabo ataraza hano ngo tunakorane agikora muri Rayon Sport gusa nta n'indi station akoraho. Hari uburyo image ya Rayon Sport yarwanaga nabyo hakaba ibintu byinshi cyane arinda ntibijye hanze ngo abantu babimenye bote Rayon Sport. Niba munashyize nigeze gushyiramo ikintu cya public relation buryo Rayon Sport nyine yagombaga kubana n'abanyamakuru. Rero ngewe mvuze wenda Ngabo twari tuziranya akora muri Rayon gusa ataraza hano kuri Radio DC ni umuntu Rayon Sport wayihaye byose wayifashije kugerageza gukora kinyamwuga mu byamurebaga nk'inshingano. Biri mu bintu byatoromye Rayon Sport. Niba bibuke Rayon Sport ya kera. Niba ageze ku musozo w'akazi ke muri Rayon Sport niyicara tuza kuri tangazamakuru kuko ni umunyamakuru umuhanga twese turabizi kuko ararishoboye pe arabishoboye kuko hangasi naho hambere akoze uyu mwuga hari n'ahandi yanyuze mbere yuko azahangaha kandi yabikoraga neza cyane kuzageza wenda n'ikindi gihe ashobora kuzabona ahandi n'izindi offer zitazamu bangamira gukora kuri Radio 10 akaba yanakora wenda n'ibindi bitabangamira akazi ka Radio 10 wenda bitabangamira nako kazi azabagiyemo gusa simbivugira Robene yanagenda ntabwo ari we kampara muri Rayon Sport hakaba n'abandi babikora ariko Rayon Sport izahora muri bi habe ku kibuga mu bakinnyi buri mwaka ni bashya abayobozi ni bashya niyo mpamvu ngaruka ahantu shinja RGB umenya hari Rayon Sport ukwira ariko muyifuza ni gute wakemura ikibazo uyu mwaka ukizeho inziba cyo y'amezi 3 ni wowe ubishinzwe iki ni ikibazo gikomeye umuryango ukomeye kuriya bagiye mu mibare ejo bundi basanga akarere ka Karongi niko gafite abantu bake yabiyandikishije muri ya gahunda y'umudugudu basanga gafitemo abantu 700 ubwo abo nibo bake bashoboka mu turere 30 ikintu gikomeye gutyo RGB yicara ikafatira umwanzuro ese barakicarira koko bakagikemura in for tout cyarabananiye I don't think it's so sintekereza ko ikibazo cya Rayon Sport cyananiye RGB simbivugiye kuri Robin ariko ndabivugira mu kibuga ndabivugira mu buyobozi administration yananiye RGB erega nuvuga RGB cyane RGB nagariyo nyiri kugira ngo RGB Rayon Sport oya Rayon Sport RGB iza ko intervena igihe habaye ikibazo cy'imiyoborere muri Rayon Sport nuko ari ibafasha kugikemura oya RGB ntagira cyemura ikibazo for good ikibazo kiracyahari ariko RGB birimo kuko aba bantu bahawe inziba cyuho kubera ko hagomba gushyirwaho uburyo n'ubwa kangahe hagomba gushyirwaho uburyo bahawe inziba cyuho bwa kangahe isomo nize muri ibi bintu nuko Rayon Sport icyo kuvuga ngo Rayon Sport ngo ni abantu ngo bose ngo bagomba kuba bashyizemo ibyo bintu byo bivamo ingerence nibyo bivamo mismanagement izafatwe ishyirwe mu minwe y'umuntu yishoboye ufite mikoro ufite uburyo narangiza asaba ibitekerezo abingenzi ashaka ariko agure n'inkoni umuntu uzana amagambo kumurwanya kucomeka kugira gute yirukanire kuri Kanyizo ntabwo uwo muntu nawe bizagorana ubwo mureke rero mwabagabo mwe ibyo twateganyije kuri Rayon Sport tubirekere uyu munsi ejo no munsi nejo bundi no munsi kuko bikose dufite ibindi tuzagaruka kandi byinshi turabisegoye ko umwanya uhagije wo kuvuga kuri match ya APR na Hilal yari match ikomeye tutawubonye